Oh yes, reka dukomeze n'agace kacu gakurikiyeho. Ubwo twari tumaje gusiga uwo batwita nka Simoni, yarari aho ngaho arimo aragenda areba imitako umukobwa yari yamuguriye icyo gihe ariko ntiyabyitayeho, ariko atangiye kuba yabyitaho nyine umukobwa yaramaje kuba yamusiga. Ubwo nuko nguko yateretse aho ku meza atangira kuba yagenda yitegereza, ariko ndagira ngo mbe nakubwira ngo reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha ugira ngo se byaba byiza ukoze kuri like. Reka ngushimire we muntu, twayitangiranye tukaba tugiye kuba twayisoza. Ubwo baratwereka n'umukobwa nuko nguko arimo araza, gake gakeya barimo baramubaza ati Kwina uragarutse. Ubwo nyine umukobwa yaravuye mu kazi kuko yari yaratangiye kuba yakora akazi. Ubwo yaravuye mu kazi nuko nguko yaje ahita atangira kuba yakicara ariko ari kure cyane mu bitekerezo, we ntago ari aho hafi amaje kuba yahura na Simoni. Ubwo nuko nguko baje batangira kuba bamubaza ati Kwina kutarimo uravuga ni ikihe kibazo ufite, bimeze gute? Ubwo ni mama we na papa we barimo baramubaza ikintu yaba yabaye kuko ntago arimo aravuga, bakamubaza ati si ibintu byose bimeze neza, uvuye mu kazi se, akazi byagenze gute? Ubwo batangiye kuba bamubaza ati se ko mbona utishimye, basi ntabwo urimo urumva ko uri mu rugo, ni ikihe kibazo ufite ko mbona uri kure cyane mu bitekerezo? Umukobwa yahise atangira kuba nyine nawe yakereka mu rugo ko nyine nta kibazo na gito gihari, atangira kuba yafata mama we ngo abe yamuhumuriza amubwira ati byose bimeze neza mama, nta kibazo byose bimeze neza. Ati nuko maje kuba nakoresha nyine sanseri, ariko nyine byari biri aho ngaho hari undi muntu twahise duhurira hanze mu gihe nari mvuye muri esanseri, niwe uteye bino bintu byose kumva ntameze neza. Ubwo mama we nyine nk'umubyeyi nuko nguko yamanutse atangira kuba yamubwira ati mwana wanjye imbwira Kwina, ni ikihe kibazo cyaba kiri aho ngaho se cyaba cyavutse, uwo muntu se yaba ari uwuhe, uri mushyashya hano muri Paris? Rero urumva ntago abantu byaba bimeze gutyo, ibyo birasanzwe rero kuba wahura n'abantu badasanzwe cyangwa se abantu utishimiye, siko abantu bose wabishimira, ariko menya kuri mu rugo ikibazo cyose waba ufite nutubwira, ube watubwira njye na papa wawe siko bimeze se. Ubwo nyine mama we aramwumva nk'umubyeyi agatangira kuba yamubwira ati ikibazo waba ufite tubwire njye na papa wawe, niba ari igikemuka tube twagufasha, siko bimeze se. Ubwo n'umusaza ati nta kibazo tubwire tube twagufasha, ariko umukobwa yahise atangira kuba yababwira ati murebye ukuntu bimeze ibintu birakomeye, murebye ukuntu bimeze birakomeye, maje kuba nahura na Simon Morris, maje kuba nahura nawe. Ubwo baramwitegereje ati uwo ninde? Ati nkuko nabibabwiye ni umu ex wanjye cyangwa se umusore twahoze dukundana. Umusaza ati mbega aski. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati nibyo kumbi nanjye ngatangare, ikindi cyaba cyatumye uhangayika bigeza aho ngaho nibyo ngibyo se, ubundi ntiwari watubwiye ko mwatandukanye, gute mwongeye kuba mwahuza? Ubwo umusaza nyine yatangiye kuba yamubaza none se kubera icyo utabitubwiye, arimo aragushakaho iki? Wari waratubwiye ko mwatandukanye, mpuza nawe mbanze muhereze isomo ku buryo n'undi munsi atazongera kuba yakwegera. Ubwo umukobwa agatangira ati hoya ntabwo bikwiriye papa, tuza ndaza kuba nabyikorera ubwanjye, sibye ko ngiye nta n'amahirwe namuhereza mu buzima bwanjye, ntabwo naba nakishima mu gihe naba nongeye kuba namuhereza amahirwe, reka ntabwo ngishaka kuba namubona, ahubwo ndi kwibaza ikirimo kiratuma we ashaka kuba yambona. Ubwo nuko nguko yahise amubwira ati ngiye navuye kure musiga, rero sinshaka kuba nakongera kuba namubona, noneho ikirenzeho turanaturanye, ndimo ndibaza bino bintu ukuntu ndibuze kuba nabihandaringa cyangwa se nabikemura, ndumva mbabaye ariko aka kabazo ni gatoya ndaza kuba nagakemura papa. Ubwo na mama we akamwumva agatangira ati Kwina, ati Kwina, ati none se niba mwari mwaratandukanye aracyarimo aragushakaho iki? Ni icyo arimo aragushakaho kandi mwaratandukanye? Ubwo umukecuru nyine akamubaza impamvu yaba arimo aramushaka, undi agatangira ati nyine nanjye ubu ngubu nicyo kintu nakamubajije, kuko ubu ngubu njye kuvayo nyine ngiye kuva aho narindi byose byatewe n'umukobwa bakundanaga wari uri muto bakiri batoya, kuko yari amaje kuba yagaruka bakajya bakururana cyane, rero biza gutuma nanjye mbona ko imibanire iri hagati yabo ntaza kuba nayivangamo, rero nibyo byaje kuba byatera ibyo byose ngo nanjye mbe nakigendera mfata umwanzuro wo kuba nabava iruhande, kuko ibyo bintu byarambabazaga cyane. Ariko we yahitaga ambwira ngo ni inshuti bisanzwe, nta kirenze cyangwa se nta kintu gitangaje kiri aho ngaho, rero nanjye ntabwo nari kuguma
Aho ngaho niko nahise mfata umwanzuro wo kureba nkabona ndimo ndatakaza igihe kuri we. Rero mpita mfata umwanzuro wo kuri ibyo ngibyo, ariko nakekaga ko ibyo bikwiriye. Ubwo nuko nguko bamwumvaga. Ubwo na papa we nawe agatangira ati byose byatewe n'uwo mukobwa bakundanaga wo mu bwana. Ubwo bose ati yego, n'umukobwa ati cyane niwe wabiteraga, kuko bari bameze nk'umugore n'umugabo. Ubwo nuko nguko nyine umukobwa yababwije ukuri icyatumye avayo. Papa we nawe atangira kuba yavuga ati byose ndimo ndabyumva, kandi sinagucira urubanza, ndimo ndabyumva baragucitingaga cyangwa se bagucaga inyuma. Byose ibyo ngibyo byaterwaga nabo, ni ibintu babaga bafasheho umwanzuro. Ariko mwana wanjye ntugire ikibazo, ndagushyigikiye mu bintu byose urimo urakora, ndagushyigikiye. Na mama we ati ibintu papa warimo aravuga niko bimeze, niko bimeze, nanjye ndagushyigikiye. Ariko agatangira kuba yamubwira ati uwo musore wawe ntago yigeze aguhereza umwanya, ahubwo icyo yashakaga kwari guhuza n'abandi bakobwa benshi, ahubwo wasanga atari we wenyine ibyo bintu yaba bikoze. Wasanga ari umusore wirirwa ubabaza abandi bakobwa. Ariko icyambere wakoze nuko mwatandukanye. Icyo kintu wakoze nicyo rwose, ukagenda ukajya kure yiwe nubwo ubona arimo aragenda gukurikirana. Ariko ibyo bintu wakoze ntabwo ngiye nakurakarira. Ibyo bintu byatumye utihesha nyine ufata umwanya wawe uri muri irakaza cyangwa urakara. Wari gushiduka uri n'umusabirizi. Ariko reka twitekerereza ahazaza hawe, kandi mwana wanjye ndabona heza hawe, cyangwa se ejo heza hawe ari heza cyane pe. Umukobwa agatangira kuba yamubwira ati mama, ndakeka nawe urabizi ibintu ndimo ndavuga ukuntu umeze. Ngiye natandukanye nawe, kandi nyuma yo gutandukana nawe urabibona naramuhunze njya kure cyane. Ariko igitangaje yankurikiranye nawe ari ahangaha. Rero ibyo bintu sinzi ukuntu ndibuze kuba nabicamo cyangwa ndi bugende nitwaramo. Arimo arashaka kuba yanyizirikaho, kandi nanjye ndashaka kuba naca ibyo bintu arimo aragenda ashaka kuba yanyizirikishaho. Rero sinzi ukuntu ndibuze kuba nabikora, kuko yagarutse ahangaha nawe ari ahangaha. Bino bintu byancanze, ndi kwibaza ati ni ukubera iki yagarutse ahangaha cyangwa se yankurikiranye. Umusaza yatangiye kuba yavuga tuzi si muhamagare nonaha nawe ubimwibariza ibyo bintu, umubaza ati ni ukubera iki uri ahangaha, ubundi urimo urashaka iki. Ubwo na mama warabyumva ati papa wawe ibintu arimo aravuga nibyo koko, arimo ararasa ku ntego. Ibyo bintu muhamagara ubimubaze abe yagusobanurira impamvu, noneho nabaza kuba yaguhereza impamvu ya nyayo natwe tuyumve. Wenda wasanga anafite n'impamvu we umva ikintu arimo aragushakira. Wowe umubaza ati ni ukubera iki uri ahangaha, urimo urashaka iki, kuri muranyihomaho. Umukuriragaho kunnyo. Umukecuru aratwika, arategura nyine aramubwira ati we muhamagare. Umukuriragaho kunnyo, ibintu byose ubirangiriza aho ngaho, ntagumye kuba yagutesha umutwe. Umukobwa nawe yagize utya yumva mama we ibintu byose amubwiye. Ubwo mama we nawe aramwitegereza, mbese yizereye mu mwana we, akamubwira ati bikore, bikore, nta gitangaza nta kirenze kiri aho ngaho, wowe bikore. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yakiruhutsa ndetse kumviriza, akiyumvira nyine kuba yahamagara umu ex we cyangwa se bahoze bakundana. Ni ikintu kirimo kiramugora cyane. Ubwo nuko nguko yahise afata telefoni vuba vuba avuga ati reka nze nguhamagare sha, ikiba kibe mbe nanywa umuti, ikizaba nzanywa umuti. Umukobwa nuko yafunze umwuka, ahamagara umukunzi we cyangwa wahoze ari umukunzi we, nako abanza mubaza impamvu arimo aramugendaho, arimo aramushakaho iki. Nuko nguko umukobwa yahise yihutira kuba yakumva ikintu umuhungu arimo aramushakira. Ariko akimara kuba yamuhamagara yahise amuhamagara ati kwina, uwo ni umuhungu. Papa w'umukobwa arimo arabyumva, ariko umukobwa yahise avuga ati nta kintu na kimwe nshaka kuba nakumva, ahubwo impamvu nguhamagaye ni ikintu kimwe nshaka kuba namenya. Ndimo ndakubaza, ngiye kuba nanakubaza, ni ukubera iki uri hano, ni ukubera iki waje ahangaha. Umukobwa yisize insenda, yaramubajije ati ni ukubera iki wanasize umukunzi wawe wirirwaga umbwira w'inzozi zawe ari we Nora, ukaza unkurikirana, urimo uranshakaho iki? Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba nyine yamubwira, akamubwira ati ibintu byose bya mbere wibitekereza kuko byose byahashize. Rero sinshaka ko twaguma muri uwo murongo. Ndabizi nakoze amakosa kandi nyagukorera menshi, ngerageza kuba nakwereka ko ntagukeneye. Ariko nanjye ubwanjye nitekerejeho nsanga ari we mukunzi nari nkeneye, nta wundi muntu nkeneye iruhande rwanjye. Uriya yari inshuti yanjye, rero nuko wabifashe bigize birenze. Ariko yari inshuti yanjye, base nta nubwo nzongera kuba namuvugisha niba ari byo ushaka.
umukobwa akamubwira ati se wasubiye kuba wasanga Nora ukareka kuba wagaruka ahangaha cyangwa se wanyihomaho wagiye koko ibyo bintu se byaba ari byo byiza mukagenda mukubaka isi yanyu ikari byo byaza kuba byaba byiza. Umukobwa arababaye cyane yaramubwiye ati we sanga umukunzi wawe ngewe unde kumpereza amahoro ngewe nicyo kintu nakagusabye kuko ngewe byaza kuba byananira kuba nakikontorora ngewe sinshaka kuba naguma mu mihangayiko ni nabyo byatumye ngenda nkajya kure yanyu ibyo bintu se si ubyumvishije. Ubwo niko yahise amubwira ati kandi ibyo nkubwiye umbabarire niba unankunda ubikore wakisubiririyeyo ukandeka. Ubwo nuko nguko yahise amubwira ati rero ndi kumva ibintu byose atari byiza kuri wowe kandi urimo urabitwara nk'atari byiza byakabaye byiza. Undi akamubwira ati se kubera iki wavuga gutyo ni iki wowe utarimo urabona nagerageje kuba nakwereka urukundo ruhagije ariko wowe ukanyereka ko Nora ari we muntu ukunda none se nari kuba nakora iki ko nta kintu na kimwe ntakweretse ko nta kintu na kimwe ntakubwiye ariko wowe ukagira ibintu nyereka mbese ukananyereka ko utabyitayeho ukagerageza kuba wantwara nkaho ndi inshuti yawe kandi ndi umukunzi wawe ni ukubera iki ibyo bintu waba urimo urambwira ngo wowe ngo uracyankunda kandi waramfataga nk'inshuti yawe ibyo bintu ni ibiki abantu bose ni inshuti zawe yigo. Ubwo niko yahise amubwira ati Simon Morris we inyumva neza. Umukobwa arababaye ubwo niko yahise amubwira ati hagarika kuba wambeshya winkina ibyo bintu reka tubirekera ahangaha ntabwo nshaka kuba naguma mu mihangayiko igihe cyararangiye cyo gukina cyo gupyinata rero niyo yaba atari wowe nta wundi muntu wishaka kuba wambwira ariko wanyijeje urukundo urunsigamo wa muhungu we sinzi ukuntu nabikubwira ariko biragoye ko nzabyibagirwa bino bintu wankoze rero ikintu cyaba ngombwa nuko wakakira ko twatandukanye nicyo kintu cyaba ari cyiza ukabyakira. Umukobwa nyine ukamenya ko yisize insenda akamubwira ati ibyo bintu nibyo byaba ari byiza urukundo rwacu reka ruhagarikira ahangaha basi reka mbe nabikubwira neza nta kindi kintu ndenzaho reka nkubwire ngo tube twatandukana siko bimeze se we genda ushaka umukunzi wawe mwibanire ngewe ntabwo ngishaka ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo ndimo ndakubwira ndakeka urimo urabyumva noneho siko bimeze se. Umukobwa nyine ukamenya ko akatiye umuhungu noneho avuye ku izima akamubwira ati reka tubirahagarikira ahangaha birangirire ahangaha. Umukobwa ukamenya ko yisize insenda akamubwira ati nta kindi kintu nshaka no kuba namenya cyangwa se kuba nakubwira kuko byose ndabikubwiye wishaka kuba wagira ikintu cyose umbwira ariko nizere ko ahashize wenda we wabayeho neza ngewe ntabwo nicira urubanza kuba narabayeho nabi ahubwo nari naratinze kuba nagenda ariko nizere ko ahazaza tuzazaba turimo turi kumwe siko bimeze se ahazaza uzaba uri wenyine nanjye nzabe ndi njyenyine siko bimeze se. Umukobwa ukamenya ko yisize insenda reka nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe niba utarayikoze ube wayikora ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umusaza n'umukobwa we ndetse na mama bose barabyumvishije umukobwa ariko yahise atangira kuba yakiruhutsa abwira ba mama wiwe na papa we ati ndabimubwiye mama byose ndabimubwiye kandi nizere ko ibintu byose biraba bikemutse ubu ngubu bigiye mu mahoro. Ati papa rwose ndabikemuye ubu ngubu ibintu bimeze neza nta kibazo nongera kuba nahura nacyo. Ubwo nuko nguko yahise yitangira kuba yafata umwana we aramwishimiye disi umubyeyi aramwishimiye cyane yatangiye kuba yamuhumuriza amubwira ati tuza ibintu byose bimeze neza ibintu byose kandi bimeze neza cyane mwana wanjye ntuze kuba wagira ikibazo byose bimeze neza. Ariko ukabona ko nyine umubyeyi yatangiye kuba nyine yakuhumuriza umwana we akamubwira ati niko urukundo bikunda kuba byagenda akenshi rurababaza mwana wanjye ariko sinifuzaga ko waza kuba wababarira muri ibyo bintu ariko ufite ejo heza rero ntabwo nshaka ko wazahura n'ibibazo muri ahazaza hawe ibyo bintu ntabwo mbishaka nshaka kuguma wishimye ukagumana natwe tukagufasha kuba twagutegurira ahantu hose ushaka cyangwa se ibyo ushaka kuba wageraho ikibazo uzajya uba ufite uzajya utubwira. Umukobwa ati nta kibazo mama ni ukuri nzajya mbabwira nta kibazo kandi murakoze cyane nta nubwo ngewe
uriya musore ngiye nkimukunda yarambabaje cyane kandi yanankoreye ibintu bibabaje byinshi cyane, ntago ngiye nkimwiyumvamo, rero mwiyingiriraho ikibazo, ibintu byose bimeze neza mama. Umukobwa nyine atangira kuba yababwira ko ameze neza n'ibintu byose bimeze neza, nta kibazo na gitoya afite. Ariko umusaza agatangira kuba yavuga ati byose ni amakosa yanjye, ibi byose ni amakosa yanjye, niyo naza kuba nakohereza hariya mu mahanga ngo ugende, ibi byose ntago byakabaye, reka ntago byari kuza kuba byaba, wari kuguma mu rugo ukajya wigira ku ishuri ukiga, ariko ibi ngibi byose ntago wari kuza kuba wahura nabyo, ibi byose ni ibyanjye, ni amakosa yanjye, ariko sinshaka ko byakongera kuba byasubiramo, ibi byose ndimo ndabyibaza, ni njyewe urimo urabyicinza urubanza, ndicira urubanza, sinigeze ntuma wishima. Ariko umukobwa agatangira ati hoya, ni amakosa yanjye, wishaka kuba wakicira urubanza ibintu byose bimeze neza, aya ni amakosa yanjye, iyo ntaza kuba nabijyamo cyangwa se nkabona bigiye kuba byaba nkabivamo, ntabwo byose biba bimeze gutya. Umukobwa nyine agatangira kuba yavuga ko kuba yajya mu mahanga atari byo byateye bino bintu byose, n'ubundi wasanga yari kuza kuba yabona undi musore bagakundana nawe akamutwara gutya cyangwa se akamugenza gutya. Rero agatangira kuba yamubwira ati papa wikicira urubanza, ndimo ndabyumva neza ukuntu urimo uritwara, ariko kuba najya mu mahanga ntubifate nk'icyaha cyangwa se ikosa, nawe urabizi ibyo ndimo ndavuga, ntago wowe wigeze ukora ikosa, ahubwo warakoze cyane kuba waranyohererejeyo. Ubwo umukecuru agatangira kuba yamubwira ati ndimo ndakumva, ariko nawe ukuntu urimo urabitwaramo ntago ariko wakabitwayemo. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati papa wawe ibintu arimo arakubwira nuko aba aguhangayikiye, wigira ikibazo cyiwe, wishaka no kuba wamurakarira nuko nawe aba aguhangayikiye, urimo urumva wagashwiwe. Ubwo bagatangira kuba nyine bagatuka bakakabwira ati wagashwiwe, nyuma na nyuma ariko ndakeka ko twese tukumvishije, turakumvishije ibibazo wari urimo uracamo, kandi ntabwo byari bikoroheye. Rero guhera ubu ngubu ndagira ngo mbe nakumenyesha ko njyewe na papa wawe turimo turakumva neza 100%, ikibazo cyose wagira ujye utubwira tukugira inama, urimo urumva neza se mwana wacu, ntugahangayike wenyine, turakumva. Ubwo umukobwa niko yahise atangira kuba yamubwira ati yego, karibu, ati nguhaye isari musirikare mama, ndetse nawe musirikare papa. Disi umukobwa nyine nagashwe nkuko mama we arimo arabimubwira, ati yewe musirikare papa, ndetse nawe musirikare mama, mbahaye isari, mbahaye isirikare, ampaye inka rero, mbahaye isari. Ubwo nyine bawe ukabona ko bishimye ngo mbahaye isirikare, kabaye mbahaye isari, niko yavuze. Ubwo ukabona ko bishimye neza, bameze neza ibintu. Ubwo baratwereka umukobwa uko iminsi yagiye yihita, iminsi yagiye ihita niko yagiye yikomereza akazi kiwe nk'ibisanzwe, akisohokera akigira mu kazi. Waza umubaza iki, ubwo nuko nguko yagendaga ahura na Simon akaza amuhamagara ati kwina, ariko umukobwa agatangira ati ni ibiki urimo urambaza iki, ubwo ni umunsi uhise. Iminsi ikagenda yihirika, umuhungu akaza amuhamagara ati kwina we, ati kwina. Umukobwa akamubwira ati mbiswa wowe urimo urambaza iki, umuhungu nawe akabura ikintu yakora. Iminsi ikagenda yihirika, akagumya aza amuhamagara ati kwina, ariko umukobwa akamubwira ati mbabarira wowe mbiswa, tukakure, toka kure we, genda hoshi. Ubwo akamubwira ati we ntago ngukeneye. Ubwo baratwereka umunsi wundi, umukobwa nuko nguko yaje atangira kuba yamubwira ati si nukubera iki urimo urankurikirana, ubundi urimo uranshakaho iki wa musore we, ni iki kirimo kiratuma ungendaho? Umusore yatangiye kuba yavuga ati hari resitora bagiye kuba bafungura, rero nari ndimo ndagira ngo basi tube twajyayo, tujyane kuba twayisohokeramo, turi kumwe, se hari ikintu byaba bitwaye, waretse ibyo bintu tukaba twabigerageza niba nta kibazo. Ubwo umukobwa akamwumva neza, akamwumva yahise amubwira ati nta kibazo. Umukobwa yahise amubwira ati nta kibazo. Umusore nawe yahise atungurwa ati ngo. Ubwo nyine nawe yagize ngo yumvishije nabi biramurenga, ahita atangira kuba yamubaza turavuze ngo nta kibazo. Uwo ni umukobwa nyine yarawumvishe ko umusore nawe bimutunguye cyane, ahita atangira kuba yamubwira ati se ntabwo ushaka kuba wajyana nanjye, nta kibazo reka nisubire mu rugo niba utabishaka. Ubwo agiye kuba yagenda, umusore yahise amufata utyo aramubwira ati oya reka tugende nonaha, urumva se nabyanga kandi nari mbigusabye. Umukobwa nuko nguko yahise ajyana n'umusore, ariko yahise ajya muri telefoni yihutira kuba yatangira kuba yakandikira umuntu, wakibaza ngo ninde arimo arandikira. Yahise yandikira Jacob, ubwo ni wa musore bakundanaga.
mu bwana yaramubwiye ati se basi wagira akantu nkorera. Uwo ni umukobwa wibwiye Jacob. Ubwo nyine ukibaza ati ni icyo amubwiye cyangwa se amusabye. Aramubwiye ati wagira ikintu nkorera. Abandi nuko nguko baje kuba basohokera aho ngaho nyine mu karesitora ngo gashyashya kari kamaje kuba kafungura. Umusore byamushimisha cyane, atangira kuba yavuga ati nyuma na nyuma si wakumva ukuntu ndimo ndiyumva kuba ngiye kuba nasangira nawe. Ariko akiri kubimubwira dore umukobwa aratangira kuba yahamagara Jacob ati Jacob we. Umuhungu nawe ati Queen. Ubwo umukobwa nuko nguko yaje yirukanka cyane amubwira ati yewe Jacob we ngwino icara. Ariko umukobwa ntumbaze niba arimo arafuhisha umuhungu, ukabona ko afite amatsiko menshi yo kuba yamufata amuhanagura amwihesha ubuntu bw'ubukeya bwinshi. Umusore dore ukuntu arimo arareba ngo biramucanga bikajyaho bikamurenga, agatangira kuba yamubaza ati Queen bite. Uwo musore se ninde? Uwo ninde? Ubwo niko yahise atangira nyine kuba yamubaza ati uwo musore ninde? Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati byiza, uyu nguyu bamwita Jacob. Ati uyu nguyu ni inshuti yanjye kuva mu bwana. Ukuri muramubona uyu ni inshuti yanjye. Rero kuba twahura kino kibazo nijoro se hari ikibazo urimo urabibonamo kuba turi kumwe ntago bikunze? Nicyo kibazo nyine umukobwa yabajije umusore niba atabikunze kuba yamubona rino joro kuba basangira ibyo kurya. Akamubaza ati se ntago ubyishimiye cyangwa se ntago bikunze? Ubwo umukobwa nyine ugahita umenya ko tayari ari ugufuhisha umusore. Ubwo umusore niko yahise atangira kuba yamubwira ati yewe Queen, ati ibintu byose bimeze neza, ati ariko nta kibazo ntacyo bitwaye kuba twanasangira, nta na kimwe bitwaye. Ubwo atangira kuba yamubaza ati se ahubwo urarya iki? Undi atangira kuba yabaza ati reka mbaze Jacob. Ati se Jacob we ushaka ko turya iki? Jacob nuko nguko yahise amanika akaboko ati yewe umva ahangaha. Ariko umukobwa arimo arafuhisha Simon, kuko Simon abajije umukobwa ati se urafata iki? Nicyo ushaka kuba warya? Nawe arahindukira abaza Jacob ngo ati se turya iki Jacob we? Ubwo nuko nguko bazanye menu ngo babanze barebe nyine ibintu biriho aho ngaho, ukabona ko umukobwa yishimiye umusore. Ubwo agatangira kuba yavuga ati tuzanira ibi ngibi rwose, ibi ngibi nibyo byiza. Ati ibi ngibi rwose ari byo tuzanira, ari byo tugerageza kuba twarya kuko ibi ngibi turabikunda cyane kuva na mu bwana. Agatangira kuba yabaza Queen ati Queen ibi ngibi se sibyo? Agatangira kuba yamubwira ati genda twese ari byo tuzanira kandi urakoze cyane. Ubwo nuko nguko batanze komande y'ibyo bakeneye. Umukobwa nyine ukabona ko yishimye, agatangira kuba yamubwira ati ye baba we atuze ukuntu binshimishije kumva ukuntu wibuka ibiryo nakundaga nkiri umwana. Ni ukuri biranshimishije Jacob we, biranshimishije cyane. Ati byose uracyabyibuka? Unyumvire nyine umukobwa ukuntu arimo arafuhisha umuhungu. Ubwo Jacob nawe agatangira kuba yamubwira ati urakeka ko nabyibagirwa kandi warabikundaga kubi? Ubwo ariko umuhungu agatangira kuba yavuga ati ati bijya bibaho, ntabwo bijya bikunda kuba wabyabaho ko wibagirwa umuntu mwakuranye mu bwana. Ibyo byo rwose ni ibintu bibaho, ibintu wakundaga. Rero ndumva munafite inzibutso mwuziranyeho kera cyane, ndumva ari na byiza cyane. Undi agatangira kuba yamubwira ati yego ni byiza cyane, ahubwo ndimo ndibaza ni gute uziranye n'uno mukobwa? Waba umuzi gute? Ni gute umuzi? Ahubwo we ntabwo umuzi kandi mbona mwanasohokanye. Ibi ni gute utamuzi ibintu akunda? Ubwo nyine yatangiye nyine kuba yamukuraho amanota, akamubaza ati ni gute utazi ibintu akunda kandi wamusohokanye? Nawe agatangira ati akamubaza ati nanjye ndabizi, nuko nagiraga ngo numve niba ntaza kuba nakora ikosa mutumirije ibintu adashaka kuba yarya, nibyo nashakaga kuba namenya. Undi akamubwira ati yewe rero wumvishije nabi cyangwa se wabiketse nabi, si uko nguko byari kuba byagenda, wari kumpitiramo ntabwo nari kwanga kubirya. Unyumvire nyine umukobwa ukuntu arimo aragerageza kuba yafuhisha umuhungu. Ubwo baratwereka n'umusore bahise bazana ibyo kurya nyine aho ku meza. Ubwo umusore yatangiye kuba yavuga ati yemwe ko mbona se muzanye ibi ngibi byonyine, wagira ngo murimo murategura nko mu nzu yanyu, ni ukubera iki? Ubwo umusore nyine yahise atangira kuba yaza akamubwira ati Queen ngaha kira rwose ugerageze ube warya, dore ifunguro ryawe ryahageze, ngiba ahangaha. Ubwo nuko Queen nawe batangiye kuba bavuga ati si ibi ntibirubuze kuba byaguterararijira. Ati ibi ngibi hari ubwo bikunda, reka ibi ngibi ntago abikunda kandi wari ukoze. Unyumvire nyine ukuntu umusore batangiye kuba bamuca amazi, bakamubwira ati hangane. N'umukobwa ati reba ubu se ni ibi ngibi wari ugiye kuba wampereza
ibyo ngibyo ntabwo nkibikunda, wakabaye ubizi ni gute utabizi ko ntabikunda? Ubwo aho ngahe Musi yatangiye ati yemwe bagore namwe bagabo, ati nk'uko muri aha ngaha, ati tugiye kuba twategura ibintu mwaha ngaha bitangaje, kuko uyu ni umunsi wa mbere wo kuba tugiye kuba twatangira bizinesi. Rero nka couple ziri mwaha ngaha, rero hari amahirwe dushaka kuba twabahereza, tugiye kuba twabategurira ati akantu gatangaje kuri couple imwe iri buze kuba yasomana, bakamara igihe kinini barimo barasomana. Turaza kuba twabahereza utuntu nk'impano ku bantu baje kuba barira mwaha ngaha cyangwa basohokanira mwaha, byibuze biramutse ari umunota byaza kuba ari byiza, ibyo bintu byaza kuba binatangaje. Hari couple iri aha ngaha se yabyemera? Ubwo umukobwa yarabyumvisha ati Jacob we, Jacob. Umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati ati baraza kuba baduhereza bonus cyangwa se akantu nyine nk'abantu bayitabiriye aha ngaha. Rero wibitekerezaho cyane, reka tube twasomana. Umunota niwe bavuze. Umuhungu yahise avuga ati ntacyo bitwaye, reka dusomane. Ubwo umukobwa nuko yahise avuga ati yemwe, ati turi hano natwe turabishaka. Undebere nyine umukobwa ngaratangira kuba yafuhisha umuhungu ati natwe turimo turabishaka. Ubwo yamanitse akaboko ati turimo turabishaka natwe, reka tubikore, dore baratangira kuba basomana. Kandi Simon ari aho ngaho, dore Simon ngarahita abibona agatangira ati ibi ni ibiki murimo, ibi ni ibiki? Bwo nuko nguko yahise atangira kuba yababaza ati murimo murakora ibiki, ibi ni ibiki murimo murakora, ni ibiki murimo murakora? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati subira inyuma, subira inyuma, subira inyuma, subira inyuma, subira inyuma. Ubwo nuko nguko umukobwa yamubwiraga ati yewe Jacob we, egera hirya kitaza kuba cyaguhungabanya, kireka iki ngiki ni igisazi. Agatangira kuba yamukuraho, umuhungu nawe bikamucanga bikamurenga. Agatangira kuba yamubwira ati kwinasu, ni ukubera iki, ni ukubera iki bino bintu urimo urabikora? Base se warugamije kuba waza kuba wambabaza? Undi agatangira ati iki, inkubabaza ibiki? Ubwo nyine agatangira kuba yavuga ati wanciye inyuma, nanjye rero nguciye inyuma. Ibyo ngibyo se urumva tutishyuranye? Dore nyine umukobwa nyine arimo arihorera, akamubwira ati ahubwo sinzi n'impamvu uhagaze aha ngaha, njye ndi wowe nakifuje ko wakabaye wagenda Simon Morris we, nakifuje ko wakabaye wagenda. Ubwo umuhungu yarabirebye biramucanga, bijyeho biramucanga. Atangira kuba yamubwira ati wanciye inyuma ku nshuro zinarenze n'10, ariko njye inshuro imwe mbikoze uhise urakara bigeze aho ngaho, ni ukubera iki se? Ahubwo ibi se si byo washakaga ko biri buze kuba byaba? Kandi ndakeka ko nta nikosa nkoze, kuko twaranatandukanye. Si ubizi se nk'uko urimo urabibona? Ntabwo ubizi ko twatandukanye? Ati singukeneye no kuba nakubona impande yanjye. Umuhungu yahise atangira kuba yacisha make akamubwira ati yewe kwina, ati ntabwo nakekaga ko bino bintu wabikora, ntabwo nakekaga ko bino bintu wabikora pe. Ubwo ngubwo mu gihe arimo aravuga, umukobwa we yari yahindukiye ahita atangira kuba yabwira Jacob ati Jacob we, wamfashe se ukankura aha ngaha mombebe? Ubwo nuko nguko yamubwiye ati nta kibazo, tugende reka ngukura aha ngaha. Tayari nuko nguko umusore yamufasha aramujyana. Simon yasigaye aho ngaho byamucanze, ariko umukobwa agiye kugenda, umuhungu yahise amufata utyo aramukura. Umukobwa aramubwira ati wandekuye? Ubwo yatangiye kuba yamukura, undi nawe akamubwira ati kwina, wanyumvishije koko, wanyumvishije, byose ni amafuti yanjye, ni amakosa yanjye, nakoze amakosa, ariko ndakubwiye ko ngende tayari kuba nabikosora. Basi wampereje andi mahirwe ko ngiye nshaka kuba nakikosora. Umukobwa akamubwira ati wandetse se nkigendera ndekura. Umukobwa nuko nguko yamwishikuje ahita agenda utyo, ukamenya ko umukobwa ababaye cyane. Ubwo umuhungu nuko nguko yasigaye aho ngaho byamurenze, byamucanze Simon, ariko na Jacob yasigaye aho ngaho amubwira ati yewe Morris we, ati nkubwire se, ati niba ukunda bya nyabyo kwina, niba umukunda bya nyabyo, reka mbe nakubwira ngo ubaha ibintu arimo arakubwira, ubaha ibintu byose arimo arakubwira. Niba umukunda mwubahe. Ubwo nuko nguko nyine yamwisabiye amubwira ati niba umukunda mwubahe. Tayari nuko nguko basohotse barigendera. Ubwo bakabatwereka Jacob ndetse na kwina bari baraho hanze bamaje kuba basohoka. Umukobwa atangira kuba yabaza ati Jacob we, undi nawe aramureba aramwitegereza. Umukobwa nawe arahindukira aramwitegereza, atangira kuba yamubwira ati nukuri umbabarire kuri ibi bintu ngukoresheje. Undi nawe atangira kuba yamubwira ati ntabwo byari ngombwa ko unsaba imbabazi,
ndimo ndakumva ukuntu uri muriyumva, ntago ari ngombwa ko nsaba imbabazi. Ariko yahise amubwira ati Queen, ati se basi urimo uratekereza kuri uriya musore? Ndabizi wenda ashobora kuba atarabaye inshuti nziza ya mbere, ariko ngewe ikintu ndimo ndavuga, ndimo ndashaka kuba nakubwira ati se basi uriya musore basi urimo uramwumvaho na gatoya, ashobora yagarutse. Ibyo byose byabaye mu myaka 3 iramutse kuba yashira. Rero nanjye nasoje kuba nakiga, ariko hari ikintu nashakaga kuba nakubwira, naragaraduwetinze kandi nanjye ubu ngubu ndashaka kuba nakubwira nkaguhereza inama ijyanye n'uriya musore mukundana. Basi se wamuhaye andi mahirwe ukareba ko uriya muhungu yakisubiraho, kuko urabona ko ashaka ko mugumana, ntago ashaka kuba yakubura. Basi wamuhaye andi mahirwe ukareba niba yakisubiraho. Ubwo umukobwa nyine Jacob yaramubwiye ati basi wahaye uriya muhungu amahirwe ukareba ko yakisubiraho. Ubwo umukobwa agatangira ati Jacob we, ni wowe urimo uravuga ibyo bintu se? Undi yahise atangira kuba yamukoraho ati Queen, ndimo ndakumva ukuntu umeze, atari ko ngiye sinshaka ko wahangayika, uhangayikishijwe n'ibyo bintu, wisunika cyane utaza gushiduka waguye mu mazi. Rero ikintu ndimo ndakubwira, we tekereza neza, ubanza umwumve utari murirukanka cyane, we bitware gake gake, ubunze umwumve aze kuba yabikubwira. Kandi ndabizi ko uriya muhungu mbonye atari umuntu mubi, ashobore kuba ari n'inshuti nziza. Ni ukuri njye nanjye nakubereye inshuti nziza, ariko ikintu ndimo ndakubwira, uriya muhungu wamwumvishije basi bwa rimwe. Umukobwa yarabyumvishije, arabyumva, yumva inama umuhungu amugiriye. Nyine we ntago arimo arakurura yishyira ngo akundane n'uno mukobwa, arimo aramubwira ati wamwumvishije basi kubona ko yatakambye, arimo arashaka andi mahirwe ngo aze kuba yagaruka mu buzima bwawe. Wamwumvishije, ariko reka nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo aho hafi barimo baratwereka Queen arimo aragenda mu nzira, dore ngo haraza ibisambo bigatangira ati duhereza ku gasakoshi. Baranamutunga n'icyuma umukobwa, bakamubwira ati duhereza ku gasakoshi nonaha, cyangwa se uze kuba wabura ubuzima bwawe. Ubwo baratangira kuba bamwaka isakoshi vuba. Ubwo nuko nguko Simon nawe yari araho mu nzira, arebye neza yahise abona umukobwa barimo baramwaka isakoshi, aza yirukanka avuga ati we muzane iyo sakoshi ahangaha. Dore ngo aratangira kuba yashikuza isakoshi y'umukobwa. Ubwo bakamubwira ati niko ushaka kuba wapfa se? Niba udashaka ko dusubiramo duherizi. Dore umwe ngo arahita aza, agahita afata icyuma akagitera umuhungu. Undebere dore ibintu bibaye, Simon bamuteye icyuma, dore ibintu byabaye. Bahise bavuga ati tugende, twirukanke tugende. Dore ngo barahita birukanka, umuhungu n'akabaraga karacitse, yikubita hasi. Umukobwa yatangiye kuba yamubaza ati Simon we, umeze neza? Atumeze neza, kandi umuhungu bamuteye icyuma. Undebere dore ibintu bibaye, aje kuba yatabara Queen, ariko dore ngo baramutera icyuma. Ubwo nuko yahise atangira kuba yavuga ati mana yanjye, ndikumva ndimo ndabura umwuka. Ubwo nuko nguko umukobwa yarebye, yitegereje neza, abona umuhungu agasakoshi kiwe aracyagafite, ariko umuhungu bamuteye icyuma. Ubwo niko yitegereje, atangira kuba yamureba, akamureba ukuntu umuhungu arimo arababara. Umuhungu urabona ko bamuteye icyuma. Ubwo umukobwa nuko nguko yamwitegereje, udore urebe disi umuhungu bamuteye icyuma, ariko akagumya yitegereza Queen. Disi akunda Queen, nta kintu atamukorera kubwe. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yasinzira. Umukobwa akavuga ati Simon we, ati Simon mvugisha, wisinzira, gumana nanjye Simon we. Ubwo niko yagiye ahamagara Simon, ariko Simon niba murimo marabibona neza, ubu se ntiyaba agiye kuba yacaho we. Ubwo umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yatabaza asaba ubufasha, akavuga ati muntabare, mumfashe ndabinginze, mumfashe ubufasha. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yatabaza impande n'impande, arimo aravuga ati mwantabaye. Reka nkubwire ati dukomeze ku munsi w'ejo, turimo turareba episode ya nyuma. Mwihangane nanze byananiye kuba nabijera ngo uyu munsi mbahereze finali yose, ariko reka tuzayisoze ejo. Uyu munsi byananiye kuba nabijera, reka nkumbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona,
iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Reka mbe nagushimira wowe twabanye muri ino nkuru kuva itangiye kugeza aho ngaho igeze. Niba iri no kugushimisha ntuzacikwe na finali y'ejo. Reka mbe nakubwira ati akandi gace nahejo tayari.